bari kumwe rero bagiye guhaguruka muhane ibyo bimenyetso tubahaye. Umusore aho umukobwa ururabo, umukobwa amuhe isengesho, hanyuma murakomeza muhagarare turavugireho n'isengesho ry'umugisha muri gukora icyo kimenyetso. Turagusingiza Nyagasani urukundo rwawe rwa kibyeyi, urahamagarira abana bawe gukundana. Turakwinginze ko kubw'umugisha wawe ukomeza imitima yawe muri urwo rukundo, kugira ngo mukurangize isezerano ryawe bashishikajwe no kugushimisha muri byose, baronke ibyishimo byo kuzagera ku isakaramentu ryo gushyingirwa ku bwa Kristo umwami wacu. Musenyeri warakoze cyane. Ubwo abasigaye tugiye guhamashira impundu abamaze guhabwa umugisha w'abageni. Murakoze rwose, murakoze. Kristo akuzwe. Nabyumvise ibyo mwagiye muvuga, ngo imbere y'Imana wemeye kuzambera umugore. Abandi bavuze ngo imbere y'Imana ndabyemeye. Twasize gatoya, dutuze gato. Urwo rurabo ni umugisha ukomeye. Wa mukobwa we bahabwa ururabo nka dekarasiyo y'urukundo imbere y'Imana no gufunga amajyambere. Nongeye gutaha mu rwawe uzahebwa ururabo. Nurusiga mu rugo sinzi icyo uzaba ujyanye, sibyo? Ntuzarusige, niwo mutako wawe. Ndagira ngo umwepiskopi diyoseze yacu nyakubahwa Padiri Jacobo, umuyobozi w'ibigo Santire ry'amahoro, Padiri beza abakristo bavandimwe, ijambo ryanjye ni iryo gushima gusa. Ndashimira ubuyobozi bwa diyoseze yacu umwanya n'imbaraga nyinshi rwose ubaha ikemurabuce ry'umuryango, kandi umwepiskopi wacu akaba asa n'aho ari uwa mbere mu Rwanda ushaka ko iryo kemurabushyo ryinjira mu murongo mushya wo kwita ku muryango watanze ubuyobozi bwa Kiliziya ku isi. Amavugurura baduhaye asaba ko kwita ku muryango bihera ku bato. Hari komisiyo y'abana bikurikirana, ariko tuyashyize imbaraga nyinshi cyane mu gutegura abageni, kuko abashakashatsi bose kizakoresheje berekanye ko hari ibintu bipfa mu ngo zikadivorusa, zigashwana, zikabura uko zikemura byavutse bitewe n'uko zateguwe nabi, ko nta mwanya ziba zarahawe ngo zitekereze zishoze zire niba gukundana kwabo muri fiyansaye binajyanye n'uko bazashobokana. Kristo akuzwe. Agomba bakamuvuze bityo, ariko irebe batari kose kandi amabwiriza mashya kaganisha aho ngaho. Abana bacu baratubwira ko bakundana, ni ikintu cyiza cyane. Kiliziya rero igomba kubona umwanya ikabandikira abatoza babafashe kureba niba no kubaka urugo bizashoboka. Gukundana ni kimwe, gushobokana ni ikiyongeraho. Ushobora gukundana ugasanga utazashobokana. Tugiye umenye ko urwo rukundo atari umuhamagaro wo kubaka urugo ahubwo ari urukundo wenda babandisha ku bundi buryo. Niyo mpamvu bashimira diyoseze yacu imbaraga iduha nka komisiyo y'umuryango ukwidura hafi, ariko ubuyobozi butubura hafi gusa bituma ahubwo bineza nabyo byigiramo
n'umwepiskopi turi kumwe n'igisonga cye umuyobozi uyu munsi kandi tunabasabira imbaraga za Roho Mutagatifu ngo zikomeze zibafashe kwita ku muryango no gutegura cyane cyane umuryango w'ejo hazaza kuko hari igihe tuvunika cyane ingo zitabanye neza bikadutwara umwanya munini rimwe na rimwe binakemuye bikatubuza kwita ku rubyiruko n'abana basohoka dusije bikomeza rero tuzakomeza inyigisho mumaze mu minsi turabizi cyane gatandatu akasoza abategetsi b'ibikorwa basangiye ariko umwanya kugira ngo utabaye ntabwo ari muremure cyane ahubwo nagiye ibaba n'ubundi baseba abantu bashaka no kubaka ingo zo kurangiza umuhango Imana isirayeli kuko uba mu kurangiza umuhango ariko ikibazo cy'uburyo nyinshi ntabwo bizarangiza umuhango biza no kurangiza bikagerageza kujya mu mubiri wawe bikagerageza n'igihugu kubaka ingo zo kurangiza impanuro tubaha imyitozo bakoresha mu gihe cyo gushyiraho akantu mu gihe kizimo aho mubona kutagishoboka tukaguze inama kugira ngo ujye mu rwego rwo gukoresha icyo gihe ngo barugero dukora porogaramu bashyizemo buri muntu wese azashyingirwa azi igihe urugo ruzaba azaza rwanjye wubakiye umusaherezo kizibaga hafi y'ibyago tugane ariko n'uzaba rwego azagenda kwiga mu buzima ubwo bwo gushaka iterambere ashima abafite ubuzima uzaba wizimo ndabona iki muzekinya shirawe muzekinya nta mpamvu cyane badushyira abatuye ushyira kwa bapfuye barwaye tuzaza ubu ndari bicamo wena mugenzi wena bafata poromasi wena ababyeyi byo kugira ngo tubafashe sanire y'inama ngo uzajya gukora ibyawe urabona ari byo bakomeje bakorera Imana dukumva n'uko irashaka kandi neza ngo iterambere yakoze dukora niba bakishyura Imana abadushyira ubushyiramo bakabwitaho bashimira santere y'amahoro bakira mu mazi bakadutegurira bagashaka ibyaro kugira ngo umwiri wacu ugende neza twagize n'umunsi witabiriwe abantu benshi tubashimira ko mwaje bareba bakadutegurira abasigiye turi gutegura porosesi ndabashimira ubwitange bigasaba umuntu w'imigisha twagize umunsi mwiza abazindutse n'abishima ko benshi kandi bicaye muhari bakagisha kuri urubuga rwa Yesu tutarageza urukundo rwacu rw'icyabaza twizeye ko inyigisho kugira ngo make twifuza mu buzima bwacu tuhagaye gahunda yo kubitekerezaho no kumukiranya ubwabo gufata ubuzima neza n'abashakanye tuza hano kwakira inyigisho nziza izo cy'ubwisumbi z'ibinyazi kandi no gutanga gusa kugira ngo Imana ikoreshe niba gutaha kandi gutahe kugira ngo n'abantu b'ibyo aho utamukeje kugezwe uruki
umugisha we kandi twese azaba kubaka inkuru nziza